12 barwariye mu bitaro bya Kibungo mu gihe umwe yamaze kwitaba Imana. Ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda ndetse iteye n'impungenge iri kuvugwa mu karere ka Ngoma. Abaturage bagera kuri 40 bivugwa ko bataburiye inka yari imaze iminsi 5 yarapfuye nyuma yo kurwara indwara yari ifite fever. Amakuru ava mu Murenge wa Kazo, Akagari ka Kinyonzo avuga ko iyo nka yapfuye irwaye iyi ndwara ifite fever. Abaturage bemeranya ko bagiye kuyishyingura, barayitaba umunsi wa mbere urashira, umunsi wa kabiri urashira, bigera ku munsi wa gatanu bibanga mu nda bavuga bati izi nyama nitwazigwa reka tujye kuzitaburura tuzirya. Ariko ibyababayeho nyuma yo kuzirya bikomeje gutera impungenge kurushaho. Wakibaza uti niki gikomeje gutera impungenge? Igikomeje gutera impungenge kurushaho nuko nyuma yo kurya izo nyama bamwe bahise batangira kugira uburwayi butunguranye, batangira kugaragaza ibimenyetso bikomeye by'uburwayi. Amakuru arimo kuvuga ko muri aka gace umuntu umwe amaze kwitaba Imana mu gihe abandi 12 barembeye mu bitaro bya Kibungo barimo kwitabwaho n'abaganga. Ubuyobozi n'inzego z'ubuzima muri aka karere bongeye kwibutsa abaturage ko batagomba kurya inyama z'itungo ryipfushije cyangwa rirwaye, cyane cyane iyo riketsweho indwara nk'izi ngizi zandura. Ubuyobozi bwasabye abaturage kandi gukomeza gutangira amakuru ku gihe kugira ngo itungo ryipfishije cyangwa rifite indwara zidasanzwe zibe zahabwa ubuvuzi hakiri kare kugira ngo n'abazirya zitagira ingaruka zibatera nk'uko byateye ingaruka kuri aba bantu. Nubwo bimeze gutyo, ubuyobozi bwanaboneyeho kwibutsa abaturage ko kurya inyama z'itungo ryapfuye rizize indwara bishobora gutera umuriro mwinshi, kuribwa mu nda, kuribwa umutwe, iseseme, imiswi, ibibazo byo mu mihumekere ndetse no kwangirika kw'ingingo zimwe na zimwe z'umubiri. Ndetse bunibutsa abaturage ko iyo uriye itungo ryipfuje cyangwa rifite ikibazo no bishobora kukuviramo gupfa nk'uko byagenze kuri uyu umwe wamaze kwitaba Imana. Abaturage basabwe gukomeza gukurikiza inzego z'ubuzima, kwirinda gukora ku matungo arwaye cyangwa yapfuye nta burinzi bafite, no kwihutira kujya kwa muganga igihe bagaragaje ibimenyetso by'uburwayi bakomoye mu buryo butunguranye. Ubuyobozi bwakomeje kwihanganisha uyu witabye Imana bumusaba kuruhukira mu mahoro. Buboneraho kwibutsa ko amatungo muri iyi minsi afite indwara zitunguranye kandi zitarimo kubonerwa imiti ndetse n'ubuvuzi. Bwibutsa abaturage ko hirya no hino mu gihugu hakomeza kugenda hagaragara uburwayi bw'amatungo bukomeje guhitana amatungo menshi, ndetse n'abari inyama zayo bagakomeza guhura n'ibibazo by'uburwayi butunguranye. Ngenda kwibutsa ko kurya inyama z'itungo ryipfushije bishobora kukugiraho ingaruka. Ni nayo mpamvu nkoze kuri iyi nkuru kugira ngo menyeshe abaturarwanda ko amatungo muri iyi minsi afite ibibazo bigiye bikomeye, dore ko n'ikiro cy'inyama kigeze ku mafaranga ahenze 10,000 na bingaye byose. Ngiye wumvaga ni Damur gukomeza kudukurikirana kuri uyu murongo. Kora subscribe, utange like and comment kugira tujye tubana mu makuru mashya kandi agezweho yizewe arimo gucaracara ku mbuga nkoranyambaga.